uyu munsi abarokore bavuze barimo baravuga ngo niwe wabisengeye kugira ngo yibonere byose yego nabo babonye content ariko mubize ukuri igihugu cyacu ubuzi bwacu cyangwa perezida wacu ari bakure neza waza ngo leta ngo yibanza gutanga igihe ngo zikabanza ngo zigashira abantu ntibahombe wowe wamenye amakuru y'uko harimo uburozi ugategereza ngo baze gushira cyangwa wakomera aho bigereje we nagazimu nawe utazimu bari abakozi ranzo bo ni bazimwe zabo binywera izindi bamwe izindi bafite amakuru ngo ikaze kuri Bakunda TV ikiganiro ni imboni zacu ni Moses Value ugarutse kandi ndi kumwe na Andrew Bakunda uyu munsi reka tuganire ku nzoga umeze utembeso dukurikiye nizere komeze neza herere hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se no hakurya y'igihugu cyacu turagusuhuje tunaguha ikaze ubu ngubu rwose nkuko umaze kumenyera Andrew nawe nguha ikaze murakoze cyane Moses ikiganiro cyacu ni imboni zacu nkuko umaze kukimenyera murakoze cyane ko ikaze ikiganiro cyanyu ndabona usa neza rwose urasa neza urazira inzoga ntazo ufite ndasa nk'umuntu uri mu kirimi cyacu cy'ubu ngubu baravuga ngo ni soba ngo umuntu uri soba ariko atari ikinyarwanda tunywe resi ntabwo wemera kunywa resi se ari ibintu byinirira kugira ikindi kibazo turi kwisanisha n'abantu b'abasizi ariko inzoga nkeya birakenewe ko inzoga nkeya birakenewe nese ko baravuga ngo burya ngo iyo uriye ukarenzaho akarahure kave inyuma ngo hari ukuntu biba bisobanutse nanjye nakubwiye tukanywa inzoga nkeya ariko tukazinywa yego ariko si yame kuzinywa navuze abandi basanzwe bazinywa yego kuri ubu ngubu rero twinjiremo gutyo tugende no mu nzoga mugani ese ubundi utazinyweye wabiki nta na kimwe ntabwo wagira ubuzima bwiza kurushaho yego uwo zabasise ujya kwa muganga twamubwira ngo anywe gake se cyangwa twamubwira ngo azireke yazireka niba zaramubase ariko ikibazo ni kimwe zabase ubu ntabwo kibasha kubireka ubu nuko ushaka ahantu bamufasha ntabwo ari byiza ko inzoga zikubata si byiza ko zikubata ariko hari aho bigeze nk'ubu ngubu inganda zikora inzoga zabaye nyinshi kera inganda zari nkeya inganda zari nke zikora inzoga ariko bitavuze ko bitabujije ko zari zihari ariko ari nkeya cyane ku buryo mpamya neza ko inganda twagiraga nko mu myaka tuvuge nka 15 ishize kuba dufite inganda zitarenga 3 yego zari nk'eshatu kandi n'ebyiri zifatika neza ariko bitavuze ko abasinzi batahozeho abasinzi bahozeho ariko nuho byari ku inshuro nyinshi ako bitaga ka manyinya navutse ngiye numva manyinya ari ryo jambo bavuga bakoresha abantu b'abasinzi cyangwa n'abandi bandi bakavuga turiya baswe manyinya yo ngewe nari nzi ko manyinya ina kanyanga ariko nawe kuzoga zose manyinya simbizi ariko mu rusange inzoga zabaye kuva kera bisekuru byinshi mu myaka magana ntabwo inzoga zitabayeho hahozeho inzoga ese ubusinzi bwariyongera kera bwo ntibwabagaho nyine kandi byo ndi kubaza nta bantu basindaga cyane barasindaga ariko bitameze nk'iby'uyu munsi uko imyaka ishira nuko bigenda byikuba bitewe n'inganda cyangwa bitewe n'ubushake bw'abazinywa babaye benshi biyongeye bitewe nuko zegerezwa abaturage muri bworoshye no ku bamugaye kavuze n'imico itandukanye bagenda bazana ahantu n'ubucuruzi bugenda bwaguka ku isi byose bihuje bigenda bituma inganda ziba nyinshi abamwe bakaba benshi ubwo n'abasinzi bakaba benshi nuvuga ngo ubusinzi buterwa n'imico bakura ahandi inganda ziyongereye uburyo bazibona mu buryo bworoshye abantu ubusinzi na mbere bwarahabaga yego ariko uburyo bwabagamo n'ubungano yabwo ntabwo bihuza n'ibyihuse yego ko inzoga bageraga kera ku cyaro cyabo biyengeye n'ubusinzi bwabyo ntabwo byari kimwe kuko tugira ububari bwinshi cyangwa se ububari habagaho ububari bukeya yego uko bugenda buba bwinshi abantu bisanzura ni ukuvuga ngo ibyo kunywa abantu barisanzura kurenza uko mbere byari bimeze yego
kandi ikindi hakabaho nuko wenda nk'abana bato cyangwa n'abandi batabashije gukurikiranwa nta gitsure cyinshi kiriho babasha kubuzinywa mu buryo bworoshye. Amategeko uburenganzira uburenganzira bw'umuntu ari ikintu gikomeye, uburenganzira bwanjye rimwe na rimwe hari igihe kera habaga n'igitsure cy'imiryango n'ababyeyi n'iki ukanatinya ukanebukora wihishura umwana uri iyo ngiyo sibyo, ariko uyu munsi babikora nta kintu. Kera inzoga zanywebwa na bande? N'abantu bakuru cyangwa se n'abasore, ariko nk'abana batoya ayibigura nyuma nk'abakobwa niho bazinywaga. ubwo wese utuma nintekereza kuri mfite inshuti nyinshi n'abagenzi banjye batandukanye n'abandi baba bumva ko kunywa inzoga nta kibazo bamwe na bamwe, no kubona umukobwa rwose akubise icupa mu muhanda ubu nta kibazo aranarijyana rwose akaricyura. Ubwo ni uko ubusinzi bwiyongeye turabibuza na za nganza. Reka dufate igihe cyashize cy'uko bari babayeho. Igihe cyashize inzoga zabayeho kandi maze bakubashye muzi ntabwo inzoga iyo uvuze ijambo rizoga ukarekeraho burya ntacyo usobanura. Njyewe ntabwo nakomeza ko inzoga ari mbi, ariko sinanavuga ko inzoga ari nziza. Ushingiye ku iki? Ushingiye ko inzoga mu myaka yashize igisobanuro zafashaga abantu, zungaga imiryango, zasabaga abageni. Inzoga niyo wakoreshaga guca ikiru wakoresheje mugenzi wawe, ari foti y'umugenzi wawe ikamuhemukira, guca inzoga ikaba nk'ikiru ikoroshya, ihuza abantu, imisango, ibitaramo, abantu bagahana inka. Inzoga zari nziza. Abantu bakoreshaga inzoga mu cyitwa ubudehe, bakoreshaga inzoga baguhaye umuganda, kuko niyo ari amazimano ufite uburyo bworoshye, bakabikora neza, bakabikoresha mu buryo bwiza, bikabyatanga n'umusaruro. Ikindi ntabwo abantu bazengaga bashakiraga ubwinshi mu mafaranga. Uyu munsi amafaranga arusaba yakwica abantu miliyoni agira ngo abone inyungu y'amafaranga. Yo kwica miliyoni 5 z'abanyarwanda, 10 z'abanyarwanda bagakira wenyine, ariko bugenda aba nibeshye kubiranya yishe n'umwana we. N'umwana we bimugeraho. Naho azashaka n'umukobwa wazinyoye ubundi umuryango, ubwo n'umuzukuru we nawe azavuka n'abari inzoga. Nta kuzangiza ntabwo bibonamo n'ubuhemu gusa bwari abazidiruwa nko kuri ibinyobwa byinshi bongeramo amazi ibi, ariko bo kugira bongeremo amazi bo bongeramo kongera ibi byinshi. Aho rero niho itandukaniro riba riri, ariko inzoga kuva kera zakoreshejwe. Ikibazo ni uyu munsi njya ko nayibonye, nubwo uyu munsi bava ngo barahagarika inzoga zituje ubuziranenge mu Rwanda, ntabwo izi bavuze ko baciye inzoga. Oya, baciye inzoga zituje ubuziranenge. Tugize gutyo inzoga yeze neza, njye mbibona nawe navuga ngo urwagwa muri Kigali babiciye. Impamvu babice ni uko mwagiye gushakira ubwinshi mu mazi n'ibindi bintu bitabaho kugira ngo mubone amafaranga gusa, ubuhemu bwinshi. None se umuntu atari inzoga mu nzu ntabwo kigira urwina hanze. Ni mu nzu ahitara mu nzu mure twara hanze ngo bayibirwa twabaye ikibazo yega n'abantu bajya kwiba inzoga mu rwina n'ikindi kintu. Rero akahitara mu gitondo nimugoroba akaruka aryama yamaze kuyaruka, sibyo? Iyo nzoga agakoresheje iki imisembone yitumisha gutyo. Ese ubonye ibitaro byacu dufite barabihagije? Ni biki? Ubwo hani mu Rwanda tugiye no mu karere hangare ziriya nzoga zirandiye ni nyinshi. Rega na zino nganda zikomeye zikora no macupa afungwa nazo hari igihe baburi bimwe mu byuzuye kugira baproduce ibintu bifatika ingano. Gufata mu rugero izo nzoga ziva mu Burayi ntabwo zazikurasa kubera wabibwirwa ni baze mu gihe kirekire. Ahubwo ikibazo hari ibihugu bimwe n'imwe muri Afurika ashaka kugera mu bugatego pirata, bakaza gukora isa nkayo bakayitira Burayi. Baraba ni Burayi babashyize standard yo cyakubita ibingira aho ngaho. Ikindi ugasanga yenda n'abashinzwe kubikurikirana wenda ba Yeruspo batazi ngo bitembe bidakwitse. Inzoga zo nawe no ari ikibazo, ariko ikibazo ntabwo ari inzoga nyirizina. Uramutse uguze inzoga yawe uri kwibona ukayibona yuje ubuziranenge ukayinywa cyiza nawe kujya kunywa usinzi mugende kwice, sibyo? Niyo kwizoga yabatera ikibazo. Yego. Ugatuma mugenza mugasangira mukaganira. Ntacyo bitwaye kuri ngiye ariko ubwo ni mboni zanjye. Hari kampeni igezweho ubu ngubu kubera ko leta nkeka ko yari yabonye ko nk'uko bisobanuye abantu bashaka amafaranga bakongeramo ibindi bintu bituma ikundwa cyangwa se zigurwa ku bwinshi, kubera ko abantu ubu ngubu babaswe n'imitekerereze bigo nabyita
depression, gutekereza nabi, kwiyanga n'ibindi bitandukanye kubera wenda imirimo cyangwa ubuzima bayemo. Ugasanga bifuje ikibahuza bakanywa amayoga menshi bakaba bibagiwe bimwe mu bibazo, bagashaka rero ikihuse gifite volte nyinshi ari bubashe no kwafodinga cyangwa kubonera ubushobozi ku mafaranga make afite. Rero nkeka ko inganda zimwe na zimwe ari kimwe mu itufuri zakoresheje zigakora bimwe mu bisindisha mu buryo bwihuse bakongeramo ingredient. Icyo kintu kivugaho iki kuri gahunda ya leta yavuze ngo hehe n'icyuma, ibyo twita ibyuma? Ntabwo bavuze ngo hehe n'icyuma, ntabwo mbizi ibyo, ariko reka mbivuge gutyo. Inzoga hano yaguye cyatatu n'igihumbi, yavuye mu kindi gihugu. Uhere ku muturage wo hasi aho yavuye, imisoro n'icupa uritwara usubiza, ntabwo urisubizayo, uraricyura ukagura icyatatu. Yego, bivuze ngo ubundi iriya nzoga iragura amafaranga ijana. Yego, kuko ushyize ahantu yavuye, igihugu yavuyemo, sibyo, ugashyiraho transport yayo, ugashyiraho imisoro yayo, ugashyiraho transport ikagera ku bayirangura, ikagera n'umuturage wiranguye w'umucuruzi w'ukaritsiye, ikageraho wowe ukaza kuyikosora n'abasora ahandi bagakorera bakayigura icyatatu. uwo mugani iyo transport ubwo iyo nzoga iguza angahe? Wisanze ubundi wabyuka ko amafaranga ijana, iyo nzoga ariko ikaguyica ugasinda. ukeneye gupfa cyangwa ukeneye gusinda cyangwa ukeneye gusangira gusabana. Ugasanga inzoga ituruka hano hino, hano tubona hano mu gihugu cyacu irahenze kurusha ituruka muri Tanzania na Uganda, cyangwa ituruka no mu bindi bihugu tutashatse kuvuga muri rusange. Ugasanga igiciro cyayo kiri hasi kandi yambutse umupaka nk'uko bivuze. Ese kuki baduhenda nk'umusinzi cyangwa umuntu wikundira agacupa? Icyo kintu arakibaza, kuki mu Rwanda baduhenda zituruka hano abariya bakaduhendurira? Nuko ziturutse hanze. Ndavuga zimwe mu zo baciye mbere kuri Kiwingu, mbere n'ahandi hatandukanye. Izo nzoga rero Abanyarwanda bavuga ko bamwe na bamwe bari barabaswe n'inzoga cyangwa bazikundaga, bari bamaze kuzikunda, bavuga ko bari kubona isoko ahubwo ryaratwawe n'abanyamahanga, ko ariyo mpamvu leta yari ijyanye. Ese muzi Abanyarwanda tuganire, cyane aba n'umuvugizi wa leta. Yego, ariko uri umuntu mukuru. Yego, abo Banyarwanda yarabyaye, afite abana cyangwa biteganya, bamuhitisha akeneye umubyeyi we, akeneye umwana we cyangwa akeneye inzoga? Akeneye umwana we n'umubyeyi nawe, nako n'umubyeyi akeneye umwana we n'umwana akeneye umubyeyi. Ni ukuvuga rero ntabwo abuze n'inzoga, ntabwo wabihuza. kuba baca ibintu byica abo bantu, leta akora amakosa, si ikosa, ni imyumvire dufite, sibyo? Ngewe icyo nemera cyo nuko inzoga zagize umumaro mu myaka yashize, n'ubu zanabugira, sibyo? Kuko burya inzoga ni kimwe mu bintu bituma basabana, sibyo? Yego, ariko uburyo zikoreshwamo, zinyobwamo ni ikibazo, gishobora kuba ikibazo, cyangwa se n'uburyo zenzwemo bikaba byaba ikibazo. Mu gihe cyose rero ababishinzwe bazabona ko harimo ikibazo, bakibibona bazabagarika. Hari n'abavuga ngo kubera iki se ngo leta ngo yari yaraziretse, yari yarabaretse. No kumbwira ko maze imyaka 5 niba kuko bafashe uyu munsi 40 yageze. Harimo njye ko mbibona kumbone zacu, turabona yuko ushobora kuba duhere hashize inzoga zakoreshejwe, bitavuze ko hatarimo abantu zagize ingaruka mu myaka yashize ku gipimo gitoya, zijyana icyo zimarira abantu, ibisango n'ibindi byatanze. Ariko uyu munsi igihe tugezemo, inzoga zimaze kuba ikibazo, zabaye ikibazo inzoga, kandi ari gahuza miryango, kuko
abanywi ubusinzi bwariyongereye gukabya, kandi n'abazikora nabi ukuyemo gushaka indonke nabo bongera ubukana, sibyo bituma uyu munsi ari ikibazo muzuka rwose. Ukabona tugana none uburenganzira bwacu bwo guhitamo cyane ko n'umuntu bavuga ko ari inzoga zinywebwa n'abakuru atari iz'abato. Erega na kera baravuga ngo inzoga n'imfura ikanywebwa n'imfura. Iyo utari imfura ntabwo unywa inzoga. Yego. Iyo mfura bavuga ninde mbese? Ubupfura ni ubumuntu. Ni umuntu ufite ubumuntu. Usabana. Ni umuntu umenya za kirazira nditwara gute, ndamwingana gute, ningwere he. Nicyo bari basobanura. Nicyo bisobanura. Inzoga n'imfura ikanywebwa n'imfura. Uyivana mu icupa ukura mu bagabo. None ubu turagana he? 2014. Yego. Hari izo nzoga z'ibyuma byaduka bitangiye kuza. Yego. Ndibuka neza arakanywa kaza kanywa kahitaga furaha. Buto bwa furaha buri mu bucupa ka plastic. Yego. Noneho nkajya mbwira abantu mbona umuvuduko w'umuntu w'inzoga mbona iki, za kureba no kurabanwa ukoresha n'ibyo byongera umujyi n'amakokayine. Ubwo hari impamvu byatumye nisanga ndi muri abo bantu bimenya cyangwa bakurikirana cyane. Ndabireba nabiganije muri iyo myaka, nareba ubw'ibintu ibi bintu mubona, ntabwo ngewe nshira amakenga yuko hatari abantu abiryo. Sinzi aho nabisomye ariko nanjye mbitekerezaho. Ntabwo umuvuduko nayibonaga bifite y'uburyo abantu basinda bitwaje uburenganzira bwabo. Babona ko harimo mbita abanzi bahaduye igihugu, basa nkaho babishyigikiye bica urubyiruko neza neza. Nyuma y'imyaka 20 bazaza bagatwara igihugu uko bashatse. Abanyamahanga bagatwara igihugu kuko ubu igihugu bwacu bwarangiye, byarangiye. Kandi urumva natwe kubera ko bashyiraga ku giciro tubashije twebwe nk'urubyiruko kubona. Uyu munsi abarokore bavuze barimo baravuga ngo niwe wabisengeye kugira ngo yibonere views. Yego. Nabo babonye content ariko mubize ukuri. Igihugu cyacu ubuzi bwacu cyangwa perezida wacu ari bakuru pe. Urubyiruko rwari rwaraye. Nene yabyiko ibintu cyane ibi bintu byanze bikunze bizagize biteze ikibazo. Ntabwo wabona urubyiruko rumeze kuriya ngo buri kugira ubwoba, buri kugira impungenge. Byo nibyo umuntu utekereza kure yakumva iyo point ya. Abantu babonye bishyiraho ikibazo usenga abantu barahombye, nibyo barahombye. Ntabwo ndivuga ko batahombye pe. Abantu barahombye, afite amakarita ya banke, batazi imitungo yabo, barahombye. Ariko nta gihombo kiruta ubuzima bw'umuntu bw'abene igihugu cyane cyane n'urubyiruko. Kandi urubyiruko n'ejo hazaza ngo leta ngo ibanza gutanga igihe ngo zikabanza ngo zigashira abantu ntibahombe. wowe wamenye amakuru y'uko harimo uburozi ugategereza ngo ubanze gushire cyangwa wakumira aho bigereje? Wakumira ni ugukumira pe, ni ugukumira. Hari n'undi mwajyaga avuga ati ariko ngewe mba ndi leta nari kubareka bakabanza bagacuruza izo bafite zigashira. Iyo nza ko naramenye umuntu uroga yatangiye kuroga nari kumureka komeza akaroga abantu kugira ngo banze zishire abantu buhuke. aho menye umuntu ugira nabi ntabwo mbuto ko ugira nabi, aho menye ikintu kibi gifite ingaruka mbi ntabwo ushyiramo ngo reka ngende gake ngo baze muroshe kumira bigeze. Nibyo rwose jewe niko mbyumva ku mboni zacu rwose. Niba harimo keretse niba barabikoze sibyo, yenda akavuga bati ntabwo byuje ubuziranenge, ariko wenda byuje ubuziranenge sibyo, aho ngaho niho haba hari ikibazo. Ariba ni kuko bituje ubuziranenge ntabwo nanjye narindira ngo bike ibyo rwose nta marangamutima nanjye nagushira ayo ya rwose. Bamwe mu bazinywa rwose n'abacuruzi niko bavuga. Ikindi abantu turi abantu, hari n'abavuga bati se leta isota ibyangombwa nibyo, ariko yenda muri iyo leta ni umukozi nkanjye ukora urwego rwa leta wahaye ruswa yego kugira ngo nguhe ibyangombwa ndabiguha. Ntabwo leta izabura kubihagarika, niba ngombwa izakurikirana wa mukozi wabiguhaye yego sibyo, ariko izabihagarika.
kuba arabonye icyangombwa cy'impunzi z'amanyanga ntibisobanura ko utazahanwa kubera ko wakibuze. Icya kabiri ni imboni zanjye ariko yego turakumva ntabwo inzego zikoramo sinzi ukuntu bakora. Umwe afite imboni ye n'abandi bari kutwandikira baratubwira. Ikindi ku bantu bashinzwe kwicana nabo ari imbogamizi bahoraga nayo. Buriya abantu bamwe amakuru nabonye ku ruhande abantu bagenda agatanga sampo bakamuha ibyangombwa byuzuye ko abona ko yujuje ikiyo sampo agakora inzoga zimwe nziza ndetse zigahora muri stock zo batestingiraho yego, hanyuma izijya kuri tele zikaza ari uburozi. Hanyuma bamusura bakabereka ko agikora za zindi bapima bagasanga ko standard cyari ya yindi ariko bijya kuri tele bitandukanye. Ugasanga rero harimo urujijo koko ukabona abantu barahindutse, twarapfuye twarashize, nyamara ikigo gitanga ubuziranenge cyarabonye ko ushaka kwibaza kabiri ese uyu muntu ni ugushaka amafaranga? ntabwo ari ugushaka amafaranga gusa, afite umukoresha se nacyo wakibaza, yangize abenegihugu nacyo wakibaza. Yego, ntabwo wakeneza imboni wakibaza. Nituvuga ko baciye inzoga yenda bazikunda cyangwa bazimaga babangamiwe, tunatekereza kuri abo bantu. Ese we yagufitiye mu kuguha ibikwica bituje ubuziranenge? Izo mpuwe ni izabihe, izo mpuwe ni izabihe. Ese wowe niba ubimenye ntabwo ugirira impuhwe, kandi wasanga be ababuza we nagazimu nawe atazimu. Bitangaje bari abantu koze nzoga bo ni bazimu zabo binywera izindi banywa izindi bafite amakuru. Urakoze cyane. Ese mu myaka iri imbere ubona iki cyemezo cyafashwe kiratuganisha heza? Njye niko mbyumva gutyo ibyo tuganiye. Buriya urabona nko ku kigero kingana iki, cyangwa se uko byumva mu myaka iri imbere nk'imyaka 5 cyangwa 10? Icya mbere ni uko mbona ko njye biri mu nzira nziza. Abantu tuributswa ko dukwiye gukora ibintu binoze. Niba ugiye mu murimo mwuga mu kazi kanoze gakorera muri bukwiriye. Gukora ibintu mu Rwanda wishakiye mbona rwose ari ikibazo, sibyo? Bahagaritse amadini n'amatorero ubushize yakoraga mu buryo bw'akajagari, batuje ibyangombwa, inyubako, imiyoborere mibi n'ibindi bintu. Yego, abantu arabivuga aho ngaho bimaze kumenyera. Hari n'izindi bazanafunga n'ubundi zitarimo kuzuza ibisabwa, kimaze mukora nabi babaze ngo byarangiye burundu, n'ubundi ahandi hawe no komeza gukora bazana gufungira. Niba nagombwa ni unakomeza no gukora amafuti menshi arenze ibinyi byose nagufunga aho yegera ibyo ndababwiza ukuri. Ariko noneho kuri ku ngana nazo uyu munsi n'ubugeze, ariko siningana muze baciye manini kuvuga barabasha baragerageza abantu mwitwara imodoka mwasinze, sibyo? Abantu bitwaze gutya iyo nkubiri baho abantu basakuza uzi kamera zikiza mu Rwanda. Yego, abantu basakuje mu kamera ngo zigiye kubaga zimenyereye gutwara imodoka wasinze, ibihano biraza basakuza warayimenyereye ko abantu barabicikaho. Insengero zakorwa mu kajagari mu mafuti baramenyereye ubuzi, zimwe zikoze ko zagurishwa ibibanza byazo kubera ko buri mu mafuti no bayibona ko bidashoboka. Niba ibingibi biraza binkubiri birangire pe. Icyo ngiye mbona gikwiriye niba uzatubana n'ibyangombwa byo kandi si inzoga ubwo abantu bazi ngo hacitse inzoga gusa, n'abandi barimo gukora ibindi bintu, sibyo? Yangije no mu murongo nabo bamenye neza ko nta myaka myinshi izashira uzayibona. Ndikubwiye uyu munsi uzayibona. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu gishaka kugendera ku murongo muzima, ibintu bitunganye n'abaturage bafite indangagaciro. Ibyo ngibyo n'uzana ikintu cyangiza ibyo bintu muzajya mugenda mugongana. Yego, Andrew urakoze cyane. Izo zari imboni za Andrew Bakunda, izo ni imboni zawe n'undi afite uko abibona. Nanjye nk'umwunganizi inyuma ya kamera Moses Value ndetse na Andrew Bakunda. Ikiganiro ni kuri Bakunda TV, kikaba ari imboni zacu. Nawe ufite imboni zawe n'undi afite ize, zibi zacu muri rusange nk'abanyarwanda n'abakunda igihugu cy'u Rwanda. Tuzibone muri comment. Nimero nizo ushaka kutugana watwandikira, cyangwa se ushaka no gutanga ikiganiro n'ahangaha. Ikiganiro nakagaruka. Urakoze Andrew. Urakoze cyane.